Ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana ngakomeza abane nawe impande zose uherereyemo wowe ukomeza kubana na Admount niyo ni iby'agaciro gakomeye cyane. Hano tubana mu makuru agiye atandukanye. Ushobora kuba rero utabashije kugera kwa Israel Mbonyi ku Icyambu season 3 live concert kabisa, ushobora kuba utabashije kugerayo, niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mugezeho buri kimwe cyose uko cyagiye kigenda. Nari mpakubereye cyane kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Cyo ngushimira wowe nuko komeza kubana natwe, nta gusigera wicwa n'irungu. Ushobora kuba utabashije kugera mu birori bimwe na bimwe bitandukanye, ariko tuba tuhakubereye kugira ngo tugende tuhakubera tuguha amakuru agiye atandukanye yagiye abera aho ngaho kabisa. Kuri uyu mugoroba ku itariki 25 Ukuboza 2024 nk'uko bisanzwe cyari ku nshuro ya gatatu umuhanzi Israel Mbonyi yasanzwe ategura ibitaramo bigiye bitandukanye bikabera muri BK Arena. Ni inshuro ya gatatu rero cyari kibaye muri uyu mwaka wa 2024, cyatangiye 2022 yuzuza BK Arena kabisa. Ibintu bimera neza cyane, abantu bahagera kare cyane rwose. Hashize nk'iminsi nk'itatu amatike yarashize. 2023 naho bigenda gutyo, dore ko n'abantu babaye benshi cyane bakabura naho bajya, ariko 2024 ahangaha uyu mwaka warakarusho. Ibintu byabaye ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu abantu benshi byabatunguye, abantu babyibazaho cyane bitewe n'ukuntu byagenze. Ni umunsi wageze amatike atarashira, ni umunsi wageze rwose amatike atarashira, dore ko mbere y'uko igitaramo gitangira, mbere y'amasaha 3 amatike yaratarashira. Ku isoko yari yakiri amatike agera ku 1000. Urumva BK Arena yisuzwa n'abantu 10,000, amatike agera ku 1000 ni amatike twavuga ko ari na menshi. Abantu rero babibazaga bati se noneho byagenda bite? Ibinyamakuru bitangira kwandika biti kuva Israel Mbonyi yatangira gukora ibi bitaramo ni ubwa mbere rwose BK Arena ituzuye, ariko mu isaha imwe gusa ndakubwiza ukuri ko amatike yaramaze gushira. Abantu barangize baba benshi cyane, bagera kuri 10,367. Abantu bari benshi kabisa. Ubwo rero ewana ibintu birashyuha cyane. Gusa ntago bari ko bahagereye ku gihe, abantu bahageze bigiye bitandukanye. Ubwo abantu batangiye kugenda bahagera, harabahageze kare nka saa 8, saa 9 abantu bari bahageze, ariko bitewe n'ikibazo cy'imvura hari n'abahageze batinze, baza mu masaha agiye asa nk'akuzemo gakeya. Hari n'abahageze saa 12. Ubwo saa 12 zuzuye rero BK Arena yafunguwe umuryango, niga abantu batangiye kugenda binjira muri BK Arena indani. Ari nabwo rero ikirori cyari kigiye gutangira, cyangwa se icyo gitaramo cyari kigiye gutangira. Abantu rero mu isaha imwe gusa, abantu cya minota 30, abantu bicaye muri BK Arena. BK Arena abantu bose bari buzuye, bahageze kare cyane kabisa, dore ko nabo mu myanya y'icyubahiro bose bari bahageze cyane, ubona ko bategereje umuhanzi Israel Mbonyi. Israel Mbonyi mbere yo kugira ngo kuri stage nawe yabanje guhura na Minisita w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe, ubwo yari ari kumwe rero na mushiki we Marie Nduhungirehe. Muragenda mubibona ku mafoto agiye atandukanye. Ubwo Minisita rero yabanzaga guha impanuro Israel Mbonyi amubwira ati mwana wanjye kabisa genda hariya ugerageze. Uyu mu Minisita tumugarutseho gato, akunda kwigaragaza cyane mu muziki nyarwanda. Ni umuminisita mwiza cyane, ku muziki nyarwanda rwose awugiramo uruhare, dore ko ejo bundi na Bruce Melody ari kumvisha indirimbo zitandukanye ziri kuri album ye cyashya. Uyu mu Minisita yarahabaye cyane, dore ko yanaguze album ye miliyoni y'amanyarwanda kabisa. Urumva ko rero agira uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere umuziki nyarwanda. Ni ibintu byiza cyane, tujya tunabibona atanga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hanyuma rero muhite munyemerera cyane twinjiriye muri konseri neza kabisa. Umuhanzi Ivan Ngenzi ni umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana mu njyana gakondo. Niwe wari MC cyangwa se niwe wari uyoboye bibiri kubera muri BK Arena. Ubwo we yageraga kuri stage kabisa isaa 12:20. Hanyuma ikintu cya mbere yatangireho yiseguye ku bantu ababwira ko ingengabihe yari gutangira rwose saa 12, ariko avuga ko biseguyeho cyane bitewe nuko habayemo ikibazo cy'imvura, abantu bagatinda kuhagera, bikagenda hazamo ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko isaha rwose isaa 12:20 yarageze kuri stage, atangira gususurutsa abantu mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye. Abantu rero batangira kugenda bajya mu munezero, atangira kugenda abashimisha cyane, ibintu bigenda neza cyane. Hanyuma rero ahagana saa 1:40 umuhanzi Israel Mbonyi yageze ku rubyiniro, abantu bamwakira neza cyane rwose, ubona ko bamwishimiye. Nawe ahita abakirira mu ndirimbo ni Nasiri. Ni indirimbo yamamaye cyane rwose ku bihugu bigiye bitandukanye duturanye. Ni indirimbo yamamaye, ndetse iyi ndirimbo ntabwo twakwibagirwa kuvuga ko ari nayo yatumye ajya mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo nka Kenya, igihugu yagiyemo kabiri muri uyu mwaka akora ibitaramo bitandukanye. Kenshi iyi ndirimbo ni Nasiri mu gihugu cya Kenya, twavuga ko yibasiye abantu cyangwa se yifatiye abantu kabisa, iragenda abantu barayikunda cyane, ibintu bigenda neza cyane.
Ni igitaramo cyitabiriwe n'ingeri zose, muri kubibona ko abantu bari bahabaye cyane. Ni igitaramo cyari kirimo abantu baturutse muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania ndetse no muri Congo. Abantu baribona ko bishimye cyane, harimo n'abazamuye amadarapo agiye atandukanye yo mu bihugu byabo. Ubona ko rwose Israel Mbonyi yishimiwe rwose, yasizwe amavuta n'Imana, yaje komora imitima ya benshi binyujije mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ibi bintu biragaragara cyane. Umuhanzi The Ben nawe yagaragaye cyane rero muri iyi konseri, ari kumwe n'umubyeyi we umubyara rwose, dore ko umubyeyi we yari yagize isabukuru y'amavuko. Yabwiye mama ati, mama rwose ku isabukuru yawe y'amavuko ndagusohokana uze ujye kureba Israel Mbonyi yicaye rwose mu myanya y'icyubahiro imbere. Ntabwo ari we wenyine rero, hari harimo n'uyu minisita Nduhungirehe, bari bicaranye mu myanya y'imbere, ndetse n'umunyamakuru Scovia nawe yari ari imbere cyane ahabaye. Aline Gahongayire nawe yari ahabaye cyane, ndetse tutibagiwe na Parfait Nyirindekwe Ernest nawe yarahabaye cyane muri konseri. Ni konseri rwose Israel Mbonyi nawe yabashije kumurikamo alubumu ye nshya yise Ndi Ubuhamya Bugenda, na alubumu ya 4. Uyu muhanzi rero yafashe umwanya aganiriza abantu nyuma y'indirimbo 5 akimara kubasusurutsa. Yafashe umwanya arabaganiriza, ndetse anafata umwanya ashimira abantu bamufashije barimo Coach Gael, ashimira mushiki we ndetse n'abapasiteri bagiye batandukanye bagiye bamufasha mu gihe yari ari kwiga ibijyanye na farumasi mu gihugu cy'Ubuhinde. Ndetse arangije avuga ko rero ashingiye ku bintu yagiye acamo bigiye bitandukanye byagiye abimubaho, afite impamvu nyinshi zituma avuga ko iyi album yagomba kuyita Ndi Ubuhamya Bugenda. Ni umuhanzi wagaragarijwe urukundo rudasanzwe kuko kubona abantu ibihumbi 10 ndetse binarenga bahagurukira rimwe bose bakamuha amashyi cyane bamushimira. Iyo ugera muri BK Arena kabisa rwose byari kukubera igihamya cy'uko uyu akunzwe bya nyabyo, atari bya bindi by'ubu ngubu by'amashyengo. Israel Mbonyi rero yakoze stage ebyiri, yaje kuririmba amara no gushimira aho bakeya, arangije asa nk'ugendamo gake, hanyuma aza kongera kugaruka yahinduye imyenda, aza kongera kugaruka yahindutse, aza kugaruka n'afite gitari. Ewana ibintu noneho birushaho kugenda neza cyane. Hanyuma rero uyu muhanzi Israel Mbonyi yaje guhamagara umuyobozi wa Women Foundation Apotre Alice Mignone. Israel Mbonyi rero yamuhamagaye kugira ngo aze agire icyo abwira abantu bari aho ngaho. Apotre Mignone rero akigera ku rubyiniro yinjiriye mu ndirimbo yo mu gitabo cyo guhimbaza Imana. Yagaragaje ko Mbonyi rwose Imana yamugize itabaza, yifashishije ijambo rigaragara muri Yohana ibice 5 ku murongo wa 35 rivuga riti, yari itabaza ryaka kandi rimurika. Yagize ati, turashima Imana ku bwawe yaguhamagaye ndetse ikagushoboza. Munyemerere twese nk'abakunzi be nanjye ndimo tumushyigikire rwose, impano yegere kure birushijeho. Mignone kandi yakomeje avuga ko Israel Mbonyi nubwo yize ibijyanye na farumasi, ahubwo Imana we yamugize farumasi, irangije imuhigira imiti ivura imitima ya benshi. Iyo muri imitima ya benshi binyuze mu ndirimbo ze. Akomeza avugira abantu rero kugira ngo mushyigikire ibintu birusheho kugenda neza cyane. Urumva ko rero ibintu byari sawa cyane hano. Israel Mbonyi rero yaririmbiye abantu indirimbo ziri kuri album ye hafi ya zose. Twavuga ko rwose yabahaye Noheli, indirimbo hafi ya zose yaziririmbye. Dore n'indiriko afite n'indirimbo yo mu rurimi rw'icyongereza yise Living Testimony. Iyi ndirimbo rero yishimiwe na benshi cyane muri iki gitaramo cya Israel Mbonyi Icyambu Season 3.
ni igitaramo rero cyarangiye isaa sita z'ijoro, isaa sita zuzuye urumva ko cyambukiranyije umunsi kigera ku itariki 26 Ukuboza 2024. Urumva ko ni nkaho cyabaye iminsi ibiri, abantu rero bishimye cyane, abantu isaha zageze ubona ko abantu bagishaka gukomeza kubyina. Ubwo Israel Mbonyi rero yageze akavuga yabwira ati amasaha arageze, tugeze igihe cyo gusoza. Abantu ubona rwose bashaka ko bakomeza kugenda baririmba. Uko Israel Mbonyi yageraga hagati agashyiramo indirimbo zituje, abantu bagasa nk'abicara bakaruhukaho gake, akongera agahita azamura indirimbo bakunze cyane harimo nka number 1. Indirimbo number 1 yatigishije BK Arena, irayitigisa cyane ku buryo ewana wari gushobora kubyumva urimo nkamo imbere utazi icyabaye ukagira ngo ni umutingito. BK Arena yatigise atari bya bindi by'amakabya nkuru, yatigisa abantu barabyina bakajya biterera rimwe. Urumva nawe gufata abantu 10,000 birenga kwiterera rimwe bakidunda ku kintu, urumva ewana kabisa. BK Arena bayitigishije. Israel Mbonyi yakoze amateka akomeye cyane, yakoze ibintu byiza, yakoze ewana ubona ko yishimiwe kandi akunzwe cyane, atari ibintu byo kubeshya rwose. Israel Mbonyi rero yaje gusoreza ku ndirimbo ye yise Hari Ubuzima. Murayizi cyane indirimbo Hari Ubuzima, noneho yo ewana sinzi ukuntu nabisobanura. Iyi ndirimbo Hari Ubuzima yo yaciye impaka cyane, abantu bajya mu birere. Urumva no gusoreza kuri iyo ndirimbo abantu bari batangiye kwishima cyane, aragira ati rero amasaha arageze. Hanyuma rero abantu barabasezerera barataha. Ahagana saa sita n'igice z'ijoro nibwo Israel Mbonyi nawe yabashije kuganira n'itangazamakuru, agenda ariganiriza bigiye bitandukanye. Ariko mbere yuko nsoza ntabwo nareka kuvuga ko Minisitiri utuma twishima ibi bintu byamushimishije, dore ko ewana rwose ku rukuta rwa X, ku rubuga rwa X yifashishije uru rubuga arangize agira ibyo atangaza kuri iki gitaramo. Avuga ko rwose atewe ishema cyane no kuba Israel Mbonyi yujuje abantu bagera ku 10,367. Avuga ko ari ubwa mbere rwose bibayeho mu mateka y'u Rwanda y'umuziki nyarwanda. Mwumva ko rero yaratewe ishema cyane rwose no kuba yarariyo cyane, yamushimiye cyane. Urumva rero abantu benshi banyuzwe cyane, tutibagiwe yuko hari n'ababikurikiye kuri internet, abantu bari bahabaye live, bari kureba uko bimeze. Nibyo rero, reka duhurire mu bindi biganiro. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi watwandikira aho ngaho muri comment, hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Duhure mu bindi biganiro.